rero iziga batubwira ko ari itegeko kuzambara kandi ko zidufasha mu buryo bwo kwirinda. Rero ubumenyi bwo kuzambara nyine urazigura ukazambara, nta bumenyi buhambaye buzirimo, nta bumenyi baduhaye bwo vuga ngo kuzikoresha iminota ni cyangwa se iki niki. Oya bose ntago ariko bakaraba kuko baba bavuye n'ahandi, hari aho bibwira ukamubwira ati akakubwira ati oya ntago nkaraba, navuye mu rugo nkarabye, gasanga nyine harimo ikibazo, abatabyumvura bihorera. Mu gihe amabwiriza agamije kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus yasohokaga, bamwe mu bikorera byabaye ngombwa ko bafunga imiryango y'ubucuruzi. Cyakora hagira abandi bakomeza gukora bitewe n'ibyo bakora. Muri abo harimo abo tuzi nk'aba agent boherereza abantu cyangwa bakababikurira amafaranga binyuze kuri MTN Mobile Money cyangwa Airtel Money bitewe na societe z'itumanaho bakorera. Musengimana Boniface kimwe na mugenzi we Kwizera Vedaste bakorera mu karere ka Kamonyi mu mirenge ya Gacurabwenge na Karama. Ubusanzwe nafite udusantere twakundaga kurangwa n'urujya n'uruza rw'abantu, ariko ubu bigaragara ko ingingo yo kuguma mu rugo bayumvise neza. Ariko se ni gute abo basore bafasha baje babagana muri iyi minsi, cyane ko usanga banambaye uturindantoki natwo dushobora gucumbikira iyi virusi mu gihe dukoreshejwe mu buryo butari bwiza? Nitwa Kwizera Vedaste, ntuye ahangahe Karama, uyu ni umurenge wa Karama, Kagari na Kamuganza, Mudugudu ni Kaje Vuba. Nkuko mubona nyine iyi ni centre y'ubucuruzi, harimo ubucuruzi butandukanye, harimo n'amabari, harimo na service za mobile money, aba agent. Ngiro nk'abandi mu agent, umwe mu agent bakorera hano muri Karama. Hanyuma se ku centre ubundi dusanzwe tuzi ko ibirimo abantu benshi muvuma, muri no minsi bimeze bite? Yes, muri iyi minsi kubera ikibazo cya coronavirus cyaje, muri make ntawe uzi ukuntu cyaje, byatunguye abantu benshi, ariko ni naho mpamvu byatumye abacuruzi bamwe na bamwe bafunga, batari bemerewe gucuruza ibiribwa. Itegeko ryasohotse mwumvishe ko ryahagaritse abantu bakoraga bacuruzaga mu bare, kuko muri bari niho bakunda guhura cyane urujya n'uruza rw'abantu. Ubwo rero bagiye bafunga, usibye abantu amabotike mu banafunguye, namwe mu mabotike acuruza ibiribwa gusa, hanyuma na service za mobile money nizo zasigaye. Noneho rero reka tujye ku ruhande rwawe nk'umu agent wa mobile money. Muri no minsi ese abantu bari kukugana urabona barimo baritwararika ku ruhe rwego? Abantu harimo kungana benshi bafite ubwoba, kubera ko urebye ahanini ahangaha ni ahantu haba urujya n'uruza cyane rw'abantu, kubera bakeneye izo serivisi ya meet you, abashaka mu kubitsa kubikuza. Ariko nta kibazo hari kandagira ukaraye, barabanza agakaraba, kandi ikindi bakirinda kunsatira cyane. Urabona ko ngiye nkorera mu kazu, rero ngiye bajya inyuma y'ahangaha nkorera ho byibura metero, nkabafasha nkabahereza serivisi bashaka, nanjye mba nambaye ga, hanyuma nkabahereza serivisi bashaka bikarangira. Muri makeya urebye kuko hano muri iyi karitsiye nta muntu uragaragaza rwaye iyo ufite ibyo bimenyetso byayo, n'abaza bakomeza kwirinda cyane, kuko burya ahantu umuntu adashobora kumenya akandurira mu mafaranga, ariko nabo kuyahana ntabwo biba bigoye, kandi cyane bamaze nabo kubimenyera gukaraba intoki, bahita bakaraba cyane. Hanyuma ko tubona se wambaye ga, bivuga ngo wowe ushobora kubanduza kwa ko uba waherezwa amafaranga n'abantu benshi cyangwa wakuzamisha atandukanye. Iziga nambaye ntago nzigumamo, nta nubwo nshobora kuzikoresha isaha nini. Ngaho tubwire noneho nkamwe mwabigiriwe inama, bababwiye ko izo ga zimariye? Iziga ni uburyo bwo kugira ngo bazikurinde, kuko iyo tubara amafaranga cyane ntago uzi ahantu amafaranga aturutse. Tuvuge niba umuntu amaze kubitsa nk'ibihumbi 100 akabimpereza, ngenda bibara, arabimpereje gutya, ntago ngira ibihumbi bimuhaye. So ntago mbaza hano biturutse, ndabara ngiye gutya nkoresheje intoki zanjye. Rero muri izo ntoki nkoresheje ntago nizeye neza ko amafaranga atarimo coronavirus. Ngirira ikintu iziga zimfata zirandinda nyine,
zamara kundinda hanyuma nkabara amafaranga nkayashyira aho ngomba kuyashyira, hanyuma nyuma nkazikuramo nkakaraba intoki nkongera nkambara izindi nshyashya. Byiburaga imwe cyangwa pere imwe ushobora kuyikoresha nk'igihe kingana iki? Nshobora kuyikoresha wenda bitewe n'abakiriya nakiriye, ntabwo byarenga iminota 30. Pere imwe bivuga 30. Iminota 30. Bivuga ngo byibura ubu uhora uhinduranya bitewe n'abakiriya nakiriye banzisimbura. Hanyuma se ubwo umuntu wenda niba wakiriye amafaranga umuntu yakoze kuri coronavirus, niba wakiriye amafaranga umuntu yakoze kuri coronavirus, hanyuma nyuma ukaza kongera ukayafata ukayahereza umuntu kandi wambaye izo ga, uwo muntu we ubwo ubutekereza ko niba wayikoze hatayijyanye? Ntago tuba tuzi neza ko iyo coronavirus ayifite. Nibwo dutekereza, ariko muri make izi ngizi abaje kugira ngo umuntu yirinde gusa, ariko ntago kuko n'ubundi nta coronavirus iguma ku mafaranga. Ngo hari ukuntu imara igihe hanyuma igapfa. Rero ntago amafaranga yose mutinyatanga uwo mwanya. Hari uburyo ki ngenda nyabika amafaranga maze kwakira n'amafaranga nakiriye kare, nkagenda nyakoresha nk'ubwo buryo. Hanyuma reka dukomeze kuko nundi twasanze wambaye izo ga. Ubundi ni bande babwiye ko mugomba kuzambara? Ese ni ubuhe bumenyi mufite mu gukoresha ayo maga? Kuko abenshi mu ba agent n'abantu bakora ku mafaranga mukunda kuzambara, ariko si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ukumenya mufite ubuhe bumenyi bungana gute bwo gukoresha izo ga muba mwambaye. Twebwe ikintu twabonye itangazo riturutse ryaje ku matelefone yacu, riturutse mu nzego zidushinzwe. Rero izi ga batubwira ko ari itegeko kuzambara kandi ko zidufasha mu buryo bwo kwirinda. Rero ubumenyi bwo kuzambara nyine urazigura ukazambara, nta bumenyi buhambaye buzirimo. Igura amafaranga 200, hanyuma warangiza ukayambara bisa baguhe ebyiri nyine, warangiza ukazambara bisa. Nta bumenyi buhambaye bundi burimo, nta operation ugiye gukora ngo urazambara uko bitagenwe, ntaki. Oya, ikintu bigusaba no kugira ngo gusa uyambare mu kazi urimo gukora bizikurinde gusa nta kindi. Kuzambara byo birumvikana, ariko se kubijyanye n'ikintu cy'imikoreshereze yazo, ubumenyi mwazihawe cyangwa amahugurwa n'ubuhe? Gusa nta bumenyi baduhaye bwo kuvuga ngo nukuzikoresha iminota ni cyangwa se igihe niki. Oya, ahubwo wowe ku giti cyawe bitewe n'ukuntu ushaka kwirinda ndetse ukarinda n'abakiriya bawe, niho ushobora kwiha uburyo wazikoreshamo. Ukavuga ati niba nakiriye abakiriya banaba ngo kuzikoramo nkakaraba intoki, kandi niba maze kuwakira amafaranga ngiye kongera ngire gutensikuremo nkarabe intoki nta kibazo. Mu buryo wowe ubwawe giti cyawe no gufata umwanzuro ati ngiyewe mu buryo bwo kwirinda no kurinda abakiriya bagenzi banjye, abakiriya banjye, kuko buryo umukiriya no mubura niho uzabuhombye. Hanyuma mu gihe uhereje abantu amafaranga kandi wari wambaye izo ga, mu gihe utekereza ko coronavirus yaba yasigaye kuri izo ga ugahereza umuntu amafaranga, bivuga ngo nawe ubu yamuherejeho umuherejeho coronavirus, uwo muntu hari indi nama umugira yuko nyuma yo kwakira ayo mafaranga hari indi myitwarire yaza kugira? Cyane rwose, kuko nk'iyo umuntu wenda afite nk'ikintu nk'agasakame cyangwa se kofi, ushobora kuyamushyiriramo ukamufasha ukayamushyiriramo kugira ngo yimufashe, cyangwa se ukamubwira niba umaze gufata ayo mafaranga ukaraba intoki mu gihe umaze kuyabika. Wihutira gukaraba intoki, kuko hari benshi wenda tuvuge nk'iyo wenda aguze nk'akantu runaka, biba ngombwa ko ahita akaraba intoki mu gihe umugaruriye. Tuvuge umugaruriye nk'ibiceri urabimuhereje mu ntoki, ariko arayifasha yashyize mu ikofi cyangwa se yashyize ahandi hantu, ahita yihutira gukaraba intoki. Kuko n'ubyibagiwe ko abantu benshi ntabwo barayimenya, twe turabimwibutsa ati yihutire gukaraba intoki. Hanyuma rero noneho tubwire abantu aba bakiriya bawe barimo baraza hano, ubundi urabona noneho bafite ingamba zo kwirinda. Ese ubona ibyo leta yababwiye barabyumvishe? Ese ubona ingamba zose leta yashyizeho barazumvishe? Ubona bataza babyigana? Ubona umuntu aza akihutira gukaraba intoki nta kibazo?
abakiriya benshi barimo kubyumva cyane bitewe n'ukuntu ubwoba bafite n'ubwo kugira ngo wenda bakanduye iyo ndwara, kuko iyo umubwiye ngo karabe nta nubwo rero unabimubwira kireka wenda nk'ubyibagiwe cyangwa se uze akagera nganga nakandagira kabaye tugiraho ko nufuza mobile money wakunda fata nakandagira kabaye ndakaraba, ukumva ko niba aje kugura miti yo atagomba gukaraba intoki, ukumva ko wenda ahantu yakaraba intoki ari agiye muri botike agiye guhaha ibyo birayi cyangwa se agiye guhaha umuceri, akumva ko naje kugura miti adakaraba intoki. Uwo ngo rero turakugira ngo tumubwira, ariko barimo kubyumva cyane, barimo gukaraba intoki cyane rwose. Ubona ko abakiriya nahangaha ntago batinda, niba aje ukamuha serivisi ashaka ahita yihutira atasubira mu rugo. Ntago bantu bajyaga baza bagahagarara ahangaha, nk'ubu ngubu umuntu ucuruza amakara biragoye ko abantu bamuhagarara imbere, ariko nkanjye ucuruza imiti abantu babaga bamagazina nta kintu bakora, ariko ubu ngubu kubera icyo kibazo bose nta muntu ujya uhagarara ngatinde, bahita bagenda bakihuta bagasubira mu rugo uje gusaka serivisi. Iyi ngiyi nk'uko bisanzwe bizi ni santere y'ubucuruzi ya Karama. Ese noneho tuvuye ku bakiriya bawe tukajya ku baturage b'inaha muri rusange, nkaho uhora hano ku isantere, ubona muvoma zimeze gute? Abantu barahagaritse kugenda cyangwa n'ubundi za ngendo zitari ngombwa zikomeza ku oya gahunda iriho ubu ngubu niyo guma mu rugo, ni guma y'amahoro, nta gahunda ihari yo kugenda ngo gira oya, ni guma mu rugo nyine. Uje hano mu isantere aze guhaha gusa nta kindi, ubundi baranabyohereje ubu ngubu noneho ntawe kirenga umudugudu we. Kwera mu mudugudu henshi hakunda kuba hariyo serivisi, hari ubucuruzi, hari umuntu ufite ibirayi, hari umuntu ufite igitoki, hari umuntu ucuruza nk'ibyo ngibyo. Nta rujya n'uruza rw'abantu rukiza reka ntarukuza byarahagaze, kuko turashaka ko byibura twebwe nk'hano muri no santere hajya ngo tunabyifuza. Hanyuma reka noneho turebe ku kintu kijyanye na muvoma z'amafaranga. Ubwo nimvuga muvoma z'amafaranga n'ibijyanye n'uburyo amafaranga asirikira yoherezwa ku mobile money y'abantu. Nkawe ubusanzwe niwe warasanzwe ukorera ahangaha mbere y'icyorezo n'ubu ngubu mu cyorezo, ese ubona ubu ngubu ari bwo amafaranga arimo aroherezwa cyane, arimo arakoreshwa cyane, cyangwa byaragabanutse cyangwa byariyongereye? Mbese ubona circulation z'amafaranga kuri bimeze bite? Circulation z'amafaranga zabaye nkeya mu muvoma z'amafaranga, kuko niba warabagukikijwe n'abamotari 5 ba 10 ba 8 gutyo, urumva ko niba bose bagiye hakaba n'umwe aparika, nta muntu wongera kubitsa amafaranga, kuko burya amafaranga abitswa bitewe n'ukuntu umuntu yakoze agasevinga. Ariko circulation y'amafaranga kuri mobile money yabaye cyane nkeya cyane, kuko nuje azaza kubikoza twatundi yasizeho kuri konte ye, cyangwa se akaba ari nk'umuntu agiye kohereza amafaranga atinkirira kuri telefone nohereza umuntu, ubwo urumva ko nta muvoma z'amafaranga zikibaho cyane. Zabaye nkeya. Zina ne Musengimana Boniface. Ukaba ahanga ukorera ari aha ne mu Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Ukabusanzwe ukora ibijyanye n'iki? Nsanzwe nkora Airtel Money na Tigo Cash. Ese watubwira ku bijyanye na circulation z'amafaranga ugereragije wenda mu gihe gisanzwe tutari turi muri ibi by'indwara n'ubu ngubu ubona circulation zita amafaranga abantu baroherezanya bimeze bite? Kohereza abantu ni bakeya, ntago ari cyane nk'uko byari bisanzwe, ni bake baringaniye. Ariko urebye nyine ni ibyo ngibyo by'iki gihe, bitewe n'igihe turimo cyo kurwanya coronavirus, abakiriya baza ni bakeya, ariko nta kindi. Twibwira rata wa mugabo, wowe ingamba zo gufasha abakiriya bawe hano zimeze gute? Ingamba zo gufasha abakiriya no kujya muri metero, abasha kubafasha neza nta muntu wegereye n'undi, uburyo bwo kwirinda coronavirus, kandi bagakaraba amazi n'isabune, amazi meza n'isabune. Bagakaraba hehe? Aho ngaho kuri kandagira ukarabe narayikoresheje. Amazi urabona se abakiriya bose bari kuza bakugana, bose bari kubyubahiriza, bose bari kuza bagakaraba? Oya, bose ntabwo ariko bakaraba, kuko baba bavuye n'ahandi. Hari aho bibwira ukamubwira ati, akakubwira ati oya ntabwo nkaraba, navuye mu rugo nkarabye, gasanga nyine harimo ikibazo, abatabyumvura bihorera. Ugafasha abashoboka. No kuvuga ngo haracyarimo ikibazo cy'imyumvire, kuba hari uwabwira ngo karaba ntabyumve neza. Haracyarimo imyumvire kabisa ikomeye.
cyane cyane nko mu batagira televiziyo cyangwa se radiyo, kugira ngo ube wabimubwira ni ibintu bikomeye cyane. ubwo ikibazo nuko hari benshi bataramenya amakuru, nta makuru mbese bafite. Amakuru barayafite kuko nari n'imodoka igihe haci babwira, ariko nyine yihaciye ica nk'aha ngaha mu isanteri ntabwo igera mu cyaro. Urumva ko ariho nyine izo mbogamizi ziba.